hahindutse iki kuza umugabo The Ben? Ayo mugabo. Kera wari iki? Nimanye na Bulldog. First of all, me and Bulldog were in good times. Namwandikiye musaba imbabazi. Abayeho mfite ma Austin. Hari possible collab na Diamond. Hari inebyira actually kwa imwe imaze kwa recorded. So nambonye. So nibaza ko to gihe kitatinze igomba gusohokera. Meddy yari umuntu ukunda Imana. Icyo yakoze ubu ngubu nibaza ko ari ugushira ibintu mu bikorwa, ariko he has always been that person. Yahoze ari uwo muntu, yari umumboni. Hari indirimbo twakoze buriya na Tough Gang, Rest in Peace, Jay Polly akiriho. Mfite indirimbo zirenze zigeze muri 5 plus na Meddy. Zagose iki kuza umugabo The Ben? Ayo mugabo. Kera wari iki? Kera ari umusore, ari umusore tu. Nabaye umugabo ufite responsibility ngomba kubahiriza. Ni changement nziza tu. Twabonye indirimbo Bulldog avuga ko mwakoranye, hanyuma amavideo mubwira kuba yiretse kwisuka kwera wayi ni mu 2 miliyoni ubu ngubu The Ben ni iki wabwira abantu indirimbo bizagenda gute? Nimanye na Bulldog. First of all, me and Bulldog were in good times. Namwandikiye musaba imbabazi. Abayeho kino gihe nyine gusohora indirimbo murabizi hari ibintu byinshi ba involved, hazamo company za distribution zanyu kubyumvikanamo. Ntabwo muri kino gihe gusohora indirimbo just anyhow, especially ku banzi bamwe na bamwe nibaza ko atari bose. So Bulldog rero number one, I'm a big fan arabizi with family. Icya kabiri, I'm sure ko igihe gikwira indirimbo izasohoka kandi ikagera ku Banyarwanda. Yego Ben, uherutse gushinga urugo mumeze neza, ariko Abanyarwanda bati se The Ben ari hafi guhereza umuryango umwuzukuru yabayaretse, bigeze he ibyo Abanyarwanda bifuza? Ibi biko biri personnel cyane mwabyihore. The Ben so umustar Ben kandi bahe mu buzima bw'Abanyarwanda. Icyo nzi cyo nuko ibintu nk'ibi first of all ntabwo biri unpredictable. You can't predict ko uri bugire gutya na gutya muri izo ngingo nari. So you wait and see, you know. Icyo igihe cy'Imana ntabwo kijye giswata. Twabonye uvuga ko Kirizo Ndasingwa wari kwitaba igitaramo ko uri umwanya yuje BK Arena 2000 by'abafana. Ese ubona biterwa n'iki ko abahanzi bo mu Rwanda batinya BK Arena? Ese twakitiga The Ben nawe one man show ya BK Arena? First of all ntabwo nibaza ko abahanzi batinya BK Arena. Ikindi one man show ni igitekerezo ubundi. It's not a must. Na inuvuga ngo one man show umuntu uvuga ati reka mbikore njye nyine. Now umuntu iyo yemfurize mu ndi muntu wese let me do 2 men 3 men whatever. Ni ukuvuga ati I actually have friends mfite inshuti dushobora kwicara tugaha abantu ikintu cyiza. So one man show is really not unuvuga ngo nk'urugero nka ndamutse mvuze ngo reka mu gitaramo muri Arena byangura cyane kuba nagikora njye nyine. Because I have a lot of artist friends nakumva ko byambera byiza turamutse tukize ikintu hamwe. It's just an idea, ni igitekerezo umuntu ahita amato. It's not a big deal. Hanyuma umuziki wa gospel urasa n'urimo kwigarurira Abanyarwanda cyane muri iyi minsi, ishingiye ku mibare mbonye maze kuyuza kabira ndavuga BK Arena, Kirizo Ndasingwa, umusore muto ugisa n'utangiye umuziki neza, ariko nawe herutse guca amarenga kufitanye indirimbo na Israel Mbonyi. Iyo ndirimbo izasohoka ryari cyane kari gospel? Iri mu nzira nuko nakubwiye muri kino gihe ntago gusohora indirimbo kubitekereje ari cyo bicyoroshye nagari nka kera, ariko indirimbo iri mu nzira already. Ni nebyira actually ko imwe imaze kwa recorded, so nambonye. So nibaza ko gihe kitatinze igomba gusohokera Abanyarwanda. Umuvandimwe twabonye ufata Shafi muri Rock Hill, kano kanya ntabwo tuzi The Ben muri Rock Hill, ni society gihari byarangira kuri Shafi ubirimo nde bizagenda gute? So Rock Hill ifite nk'ibice. Rock Hill ubundi twari twariyemeje gukora ibintu birenze just muziki. Muri department y'umuziki twari twatanye na Shafi. Imana ishimwe Shafi n'umuhanzi ukomeye none twumva dukunda. Rock Hill rero isa nka focuses mu bindi bintu bitari biriya by'umuziki. Ni ibintu biri ku ruhande nzabisobanura minsi imbere. Umuvandimwe Green P pressure ye ntago umufasha gusohora indirimbo, ni pressure wakira gute?
nirambabaza kuko ntago ariko kuri ariko nanone ntago wabuza abantu kuvuga Green ari ukuntu nibaza ko bose bo Green umunyabwenge afite ukuntu apanga ibintu bye ngewe yonje ku by'ukuri ku as a big brother kumubwira what's right what's wrong nubwo bazi nawe what's right what's wrong just to support him so dufite ibintu byinshi turi gutekereza twakora yaba we ku giti cye ndetse n'ibyo twakorana kandi nzi ko uyu mwaka bigomba gutanga umusaruro. Ben ufite abantu nyarwanda bakunda kuvuga ko kwisha amarangamutima yawe bakavuga ngo si umuntu the Ben wanyategezi ku mutima ni umugome ni umwana mwiza udakunda kuvuga kenshi umuntu amutekereza ibintu byinshi nicyo abwira abantu gufata gutyo. First of all, what the Ben agari umugome. The Ben agari umugome, the Ben just nk'abantu amarangamutima yawe cyane. Ndayahisha? Ngurahisha cyane wongeye nk'uwamenye ikintu utekereza muri wowe. Ahubwo nibaza ko abantu bavuga ko ahubwo nkunda kuyagaragaza. Oya keretse yanyu muri Afurika wenda ukarira ukubera mu isi nziza cyangwa ibyago ariko mu gihe cyo kuvuga umuntu agushotoye uri n'ubunomaho. Si ngombwa ko umuntu wese reactinze ku kintu cyangwa se ikintu navuze ugomba kumusubiza. Nawe ushobora kujya ahantu nk'ababaranka kandi si ngombwa ko iteka ryose nakubangamira ugira icyo ubivugaho. Si ngombwa. Ben uherutse kwegukana igihembo muri East African Awards Entertainment byatangiwe muri Kenya ku ndirimbo Me Forever. Ni igihembo wakiriye ute ku izina rya The Ben cyane ko ari watwaye n'igihembo cy'umuhanzi mwiza muri diaspora umwaka wari wabanje ubikesha indirimbo wayo ni The Ben ukira gihembo cyakiriye ute? Cyakiriye neza cyane ira ndirimbo first of all yarantunguye ko n'indirimbo na twakuze mu Kinyarwanda gusa indirimbo by'ukuri twibaza ko tuyikoreye abantu bacu bo mu Rwanda nyuma y'imyaka myinshi imaze iminsi naso indirimbo nishatse kugaruka mu indirimbo abanyarwanda bamwe bacu nyine bamwe batugize abo turi bo. So I was shocked kumva ko yageze hariya gabwe n'icyo gihembo ndetse actually n'ubu tuvugana muri Uganda iri twara neza so yarantunguye so nashimishijwe n'icyo gihembo. Yego Ben ufite igitaramo muri Capital One Arena muri Washington ariko hari collabo nyinshi ziri kuvugwa ko ushobora gusohora harimo ya Austin harimo ya Israel Mbonyi hari n'amakuru yari kuri street avuga ko ushobora kubifitanye collabo yindi na Diamond Platnumz. Nibyo izo collabo zose ziri mu nzira even ya Bulldog n'iza Green P uraza kujya Capital One Arena umaje kudireza indirimbo zingahe The Ben? Ndi kugiye kuvuga ngo urajya Capital One Arena wamaze gusohora. Izo collabo zivuze ziri mu nzira mfite indima Austin hari possible collabo na Diamond yindi hari record nagira recorded yego but ni bigano twatanye ndetse bishobora kujya mu bikorwa very soon. Hari Green hari obviously Green hari indirimbo twakoze buriya na Tough Gang rest in peace Jay Polly akiriho si I'm that nigga. We haven't decided the name ndumva yibyo ariko anyways so hari ibintu byinshi bigomba gukorwa ndetse nawe abantu bavuze nyawo Bulldog obviously collab yacu igomba gusohoka so hari ibintu byinshi bigomba gusa ntabwo bisohoka mbere ya Capital One Arena. Hanyuma The Ben singo iraza kujya hanze azabanza singo cyane so nkuko nababwiye muri kino gihe tugiye gusohora indirimbo distribution zacu zabanza zigahura zikamenya what's right indirimbo nibanza niyo twabanza gutyo so ntabwo bicyoroshye nka mbere niyo mpamvu ubushize atubwiye mu kwa gatanu ariko turi Muhanga mu gatanu ko tukurimo ko kutazarenga ku kwa gatanu ntabwo kwarenga singo ni collabo hashobora kubanza singo. Hanyuma The Ben hari amakuru avuga ko wowe bitewe nuko wabanye na Tough Gang wasapotinze hip hop industry by'umwihariko biciye mu ndirimbo y'ubaha Karas Imfubyi Inkuba n'izindi ukavuga uti hari amakuru avuga ko wowe wasabye ko haba igitaramo cyo kwibuka Jay Polly gikozwe na Tough Gang ariko nawe ugatanga support. Ayo makuru niyo ese byabigeze he? Amakuru ntabwo yazi igitaramo uzajya muri Amerika abantu bafite amakuru ko ngo akazi kari melody hanyuma nawe urimo watukiyaringiye byacu muzenzi bakugitse direct cyangwa akazi byaje direct. Na received the email from the management team y'abari abantu ndayemera ntabwo mzi aho bahereye. Okay. Asante sana. Muzakorana na Diamond
Nezajya kuri channel Diamond cyangwa uzajya ku yawe ariko The Ben wa mugani abantu kugira ngo wenda babe clear mu mutwe bamwe bati Diamond gufata indirimbo ya The Ben iri bugeze izina rya The Ben kure indirimbo akayishyira kuri platform ze birakuza Diamond kurushaho uko bikuza The Ben cyane yego na The Ben hari ibyo yungukiramo ariko ibyinshi bikwa Diamond ko kubona nta gihombo byaguteye bijyanye naho wayi yageze nta gihombo bijyanye nta gihombo bijyanye yawe byari koroha imibare yari kuzamuka cyane kandi indirimbo yageze kure nta gihombo byanteye nibaza ko wenda ikurikira nayo ari nicyo gihe cyo kugira ngo ijye no ku channel yanjye ntabwo niba ugiye muri detail gusobanura uburyo ki nta gihombo byanteye ndetse cyangwa se ngaragaza avantages byagaragaje but nta gihombo byanteye to answer your question. So The Ben ikibazo urugo rumeze rute muri no minsi urugo rumeze ntabwo no kwisigasha akavuga ati njye niho numva twatura nawe wamushyikira ntabwo nibaza ko yabihitamo azi ko hano iwacu ariho mu Rwanda Amerika ubundi reka mubwize ukuri Amerika yasubiza nk'umupapa kabisa ni ahantu tujya tukajya kubw'amahirwe by the way tukajya kuhakura ubumenyi tukajya kuhakura imwe bavuga ngo akanyoni katagurutse n'ikamenya bweza once you know iyo hageze ukagira amahirwe ukagira ibyo ubumenyi ukabahakura it's important that you come home c'est important ko ugaruka mu rugo ugatanga bya bindi ufite ndetse naho ukahigira ibindi kuko naho habatera imbere cyane. Ikibazo kimwe cyane ugiye gukorana collabo na Mbonyi ni arimba gospel kandi na Meddy asigarimba gospel kuki utakoranye na Meddy ukaba ugiye gukorana na Mbonyi cyangwa se abari collabo na Meddy tegamo really so reka nkwereke collabo n'ubundi nko collabo ni organic buriya nubwo ujye mudakora collabo cyane cyane mwapanze mugapanga mukazi kora structure yazazo so mfite indirimbo zirenze zigeze muri 5 plus na Meddy za gospel oya twakoranye zisanzwe z'ubuzima busanzwe kuvuga zasohotse singeshatura niba nibeshye cyangwa enye nende w'Ikigali ndangira ngo na kaga acoustic twakoze muri studio so muri make icyo nshaka kuvuga collabo nk'izo cyangwa se collabo yanjye na Mbonyi is one of my best friends so gukorana nawe biri organic nta structure tubigirira so ubwo Meddy nawe management zirakorana urakoze cyane so Meddy nawe niduhura ejo bundi ngena muri Texas who knows kandi dusanga nk'abantu bagira values zimwe mu bijyanye n'indirimbo cyangwa se ibyo duha abanyarwanda so biroroshye cyane ko buryo umuntu muhuje values cyangwa se muhuje uburyo ki mutekereza ku buzima biroroha cyane ko mugira ibyo mukorana kandi birabatse. The Ben wafashe gute wakiriye gute kuba nka Meddy inshuti yawe babanye muri bino bintu cyane yafashe umwanzuro wo kujya muri gospel to be honest ntabwo byantunguye ko Meddy niwe muntu yari we na mbere yuko abivuga Meddy yari umuntu ukunda Imana icyo yakoze ubu ngubu nibaza ko ari gushyira ibintu mu bikorwa ariko he has always been that person yahoze ari uwo muntu yari umumbonyi murakoze muteganya kuduha short film uduplanka madame kubipanga dushobora kuba twabikora mu minsi muri Amerika muzajyana of course afite visa abanzi baba bareka